Umaze imyaka ingahe kuri iyi si? Mu myaka umaze n'icyo wabonye cyangwa wumvise n'amatwi yawe ukumva ubone ko kurasobanukiwe? Kuva wamenye ubwenge wari warekera kwibaza ku byo wumva cyangwa ubona? N'izindi nyamaswa twabonye bikadutungura uko zageze mu bantu. Abavutse mu kinyejana cya 20 bo babonye ibiteye urujijo kurusha abandi bose babanje imbere. Amazu y'imiturirwa hanitse mu bushorishori bw'ibicu, ayo turayareba tukibaza uko yubatswe. Ayo nayubatswe amaze kuba ikoranabuhanga, aho bakategeka imashini runaka igaterera umuzigo. Ku isi haboneka inyubako ziteye amatsiko menshi cyane, ariko bigoranye gusobanukirwa kuri bamwe bataramenya uko zubatswe na n'ubu. Hari zugeraho wareba ukibaza bazubatse uburyo bakoresheje bikakuyobera. Ibyo byose byabayeho, ababayeho, ubwenge bakoresheje nibyo twita amateka. Reka amateka tuyinjiremo turebere hamwe aho hubatswe inyubako abakuru n'abato bafatira urugendo rw'iminsi itari mike bagiye kuyisura. Reka njye imbere nawe munkurikire mbatembereza igishanga kimwe muri uyu mugabane dutuye, igishanga cyaranzwe n'amateka maremare ndetse nagoranye gusobanukirwa. Hanyuma twumvire hamwe amateka dutaye dusobanukiwe. Ikibaya cy'abami, mu ndimi z'amahanga nibyo bitwa Valley of Kings. Inyubako dusura ni Piramide, aha ni mu gihugu cya Misiri, ariko twe turasura Misiri ya kera. Nitwa Munezero Emmanuel, mbahaye ikaze. Misiri ya kera ifite amayobera menshi agoranye kuyumva, ariko iyo bigeze ku iyubako rya Piramide bigorana kurushaho. Piramide zimaze imyaka hagati y'6500 n'4500, ariko na n'ubu biracyagoye abahanga kubasha gusobanukirwa uburyo abantu bo muri icyo gihe babashije kuzubakana ubuhanga buhambaye. Piramide zashyingurwagamo abami bo muri Misiri ya kera bakoreraga ku izina rya Farawo. Zari zigenewe gushyingurwamo ba Farawo bose, ariko n'abandi bantu babaga bakomeye mu bwami bashyingurwagamo. Muri abo habaga harimo umwamikazi ndetse n'abandi bayobozi bakuru. Abashakashatsi benshi bahuriza ku kuba izi piramide zarubatswe hagati y'umwaka w'1500 na 2500 mbere y'ivuka rya Yezu, cyangwa Yesu bitewe no kubivuga. Buri imwe igatwara byibuze igihe kingana n'imyaka 20 yubakwa. Izubatse mu Misiri zibarirwa hagati ya 90 n'ijana. Gusa izerere mu gace ka Giza nizo zubakanye ubuhanga buhanitse kugeza n'ubu kibazwaho na benshi. Piramide ya Kufu inini muri zo ni ikunda kugarukaho cyane. Piramide ya Kufu ari nayo nini, iza mu bintu nyaburanga bihebuje mu isi ya kera, Sept merveilles du monde antique, ndetse ikaba ari imwe mu bikiriho. Iyi ikaba ifite uburebure bwa metero 146, ikagira uburemere bwa tone 6, amabuye yubatse agera kuri miliyoni 2.3. Rimwe rifite byibuze uburemere bwa tone 2.5. Gusa abandi bashakashatsi mu mateka ya Misiri ya kera bo bahamya ko aya mabuye ashobora kuba ari hagati y'600 kugeza kuri miliyoni 4. Kubera icyo abanyamisiri bubatse piramide. Mu kiganiro cyacu turifashisha Dr. Zahi Hawass, ni impuguke mu micungire y'ibisigaраtongo. Umva uko dusubiza iki kibazo. The pyramid was not only a tomb. It was representing the dignity and the power of the king. Piramide ubundi ntizari ubushyinguro gusa, zari zihagarariye icyubahiro n'imbaraga z'umwami. Reba kuri Kufu wubatse piramide nini. Yayubatse kuko yashakaga ko abantu bagirira amatsiko amabanga arimo ndetse bakanunguka ubumenyi. Umuhungu we yazanye umunyamuziki, aramubwira ati, shaka kubaka imva yanjye, none ushaka kumenya amabanga yari ahishemo. Ibi byerekana ko uyu mwami wari umunyacyubahiro yahisemo kubaka imva ngo abantu bayivugeho kugeza n'uyu munsi. Ngiyi impamvu twavumbuye ibihishe muri piramide. Ubu tumaze kumenya ibyahishwe mu byumba 3 bizirimo. Twabonye umuryango wa mbere, twoherezamo irobo, tubonamo n'uwa kabiri. Iyo miryango yerekana amabanga ahishe muri piramide, kandi dukomeje gushaka n'andi mabanga ahishe inyuma y'iyo miryango. These doors reveals more secrets to the pyramids. We are looking forward to see what kind of treasures are hidden behind these doors.
ku rubuga archaeological.com bagaragaza ko ubuhanga bwakoreshejwe izi piramide zubakwa na n'ubu bukibazwaho n'inzobere. Abashakashatsi benshi bakunze kwibaza ubuhanga abafundi bubatse piramide ya Kufu bakoresheje ngo babashe kuzamura amabuye afite uburemere bungana gutya ari muri metero hafi 146 iyi piramide ifite, kandi iterambere ryari rikiri hasi. Ibi ni nabyo ikinyamakuru Le Monde cyanditse mu nkuru yacyo Le secret de Khufu et Toutankhamon bientôt de voir yo kuwa 13 Mutarama 2016. Amwe mu mabuye yubatse piramide nini ya Khufu yavanwaga mu gace ka Aswan, aha ni mu majyepfo ya Misiri, ni ukuvuga mu birometero 400 uvuye aho iyi piramide yubatse. Ayo mabuye yazanwaga nande, atwawe gute, ko umuntu yari ataratangira gukoresha ibyuma? Dr. Zahi Hawass aragira ati, each pyramid was different from the other one. We do find about Khufu pyramid that they made the perfect square. Buri piramide itandukanye n'indi. Twabonye ko piramide ya Khufu yubatswe bayihaye ubuso bunini. Ubwo bakoraga ubuvumo babanje gushaka ubuso bugari bwa piramide. Baracukuye ku buryo ubuvumo bwabo bufite metero 9 mbere yo kugera ku ntangiriro yo ku butaka bwayo. Twavumbuye ko amabuye yose yubakishijwe piramide nini yavuye mu gishanga cya Giza gikurikira piramide ya kabiri. Twavumbuye kandi mu majyaruguru y'iyi piramide ibyo byakurwagamo amatafari, barahasena neza, ariko twahabonye ibihamya. Piramide yari umushinga w'igihugu cyose. Nibo bari abakozi ubwabo ndetse bakazana n'ifunguro ryo gutunga umwami. Niyo mpamvu mvuga ko kubaka piramide byubatse Misiri. Igitangaje nuko bubakishije amatafari, ariko mu mpera ya piramide bakubakisha amabuye asanzwe. Byabaga bisobanuye ko piramide yari irangiye. Ubwo buri wese mu gihugu yagombaga kuririmba akanabyina kuko umwami yabaga bigezeho. The top of the pyramid, it meant that the pyramid was finished, and everyone in the country has to sing and dance because the king became a god. Muri Bibiliya havugamo uburetwa bwakorwaga n'Abayisiraheli babukoreshwa na Farawo. Bamwe ndetse bakemeza ko piramide zaba zarubatswe nabo. Nyamara abahanga mu by'amateka bemeza ko igihe izi piramide zubakiwe Abayisiraheli badi batakibarizwa mu Misiri. Ubuhanga buhambaye piramide zubakanye burenze kure cyane ubwenge bwa muntu muri icyo gihe, ndetse n'abahanga mu by'ubwubatsi muri iki gihe bakaba batarabasha gusobanura neza iby'ukuri uko piramide zo mu Misiri zubatswe. Piramide zo muri Giza zubatse ku buryo bugaragaza amerekezo point cardinal. Ubuso bwazo n'ubunini bwazo bukoze ku buryo ukoresheje imibare ubona aho biherereye ku ikarita y'isi. Ibi byitwa coordonnées géographiques, ndetse zikaba ziherereye ku murambararo w'isi, abyo twita diamètre de notre planète. Sosiyete imwe yo mu Buyapani yakoze inyigo kuri piramide nini ya Khufu mu 1980. Yemeje ko iramuka yubatswe muri iki gihe turimo yari kuzatwara miliyari 18 z'amadolari ya Amerika. Abahanga mu mateka bemeza ko uburo bweraga muri Misiri mu gihe cy'umwaka wose butari guhaza nibura abakozi bubakaga piramide ya Khufu mu gihe kingana n'amezi 6 hatabariwemo abandi baturage. Urubuga Topito mu nyandiko yarwo Top 10 de mystères des pyramides d'Égypte de Kayume Pake yo mu mpera z'umwaka wa 2014 rutangaza ko batazwi impamvu nyakuri yatumye izi piramide zubakwa, kuko nta murambo w'umwami n'umwe wigeze uzisangwamo. Kuba nta mubiri wa Farawo n'umwe wazisanzwemo byemejwe kandi na Todi Alexander, umwanditsi w'igitabo kivuga ku bintu bitangaje byabayeho, Ancient Mysteries Modern World. Aha Dr. Hawass nk'umwe mu bahanga b'amateka atubwira ko yizeye ko hari ibyahishwe ariko bizashyira bikamenyekana. Mu by'ukuri nizera ko icyumba cya Khufu kigihisha imbere muri piramide. Wenda birashoboka ko igihe kizaza tuzifashisha amarobo tukamenya igihisha inyuma y'izo nzugi. Ahari amabanga ya piramide ya Khufu azamenyekana ku nshuro ya mbere. Umenye nk'ubu n'ubundi buhanga buhambaye tutarondoye ku iyubakwa ryazo butari bwakageze ku isi abubatsi babukuye. Niba ikiremwa muntu cyari kitaragira ubuhanga buhanitse nk'ubwubakanye piramide zo mu Misiri, ninde yubatse piramide ya mbere mu Misiri? You know, Imhotep the architect was genius man. He was the first one. Murabizi Imhotep niwe mwubatsi.
yari umunyabwenge, ni nawe wa mbere watangiye kubaka piramide n'amabuye. Piramide ya mbere ku isi ikozwe n'ibiganza bya muntu, niyo mpamvu yasingizwaga na Misiri yo hambere. Buri wese wanditse izina rye cyangwa wanditse ikindi kintu wasangaga byandika mu izina rya Imhotep. Yubatse inzira zose ziri ku buvumo, ashyiramo ibirongozi, maze hejuru ashyiraho imigereka yafashaga umwami kuzamuka hejuru. To be like, if you put it in the computer, it will be like 7 kilometers long, to show the maze corridors of how the Egyptian imagined the underworld. And the step pyramid is stairs for the king to climb and go up to the sun god. Abantu benshi bavuga ko izi piramide bitewe nuko zireshya hari izindi mbaraga zabayeho ngo zubakwe, ndetse bamwe bakavuga ko hari uburyo abanyamisiri bo hambere bakoranaga n'ibivejuru, twe tuzizi nka aliens. Ibi byatumye tubaza Dr. Hawass tutese hari ibindi biremwa byafashije abanyamisiri mu kuzubaka no kubereka ubwenge bwo kuzubaka. Umva uko yadusubije. You know, those are really interesting because this to show how people are interested in ancient Egypt. You have people all over the world who have theories like this. Murabizi, ibyo birashishikaje. Bigaragara ko abantu bashishikajwe na Misiri ya kera, ndetse isi yose niko babyumva. Ahari bizera ko hari amabanga ahishe munsi y'ibintu, ndetse nagiye impaka nabo aho basabaga ko bacukumbura bakareba ariko nkabahakanira. Byarangiye nzanye imashini turacukura turenga uduce 3 twose ngo turebe, maze munsi mbonamo ibitare bitameneka. Nta kindi gihishemo munsi, ndetse icyo nabonye n'ubuvumo bumwe buri inyuma muri metero 5, indiri mu majyaruguru ndetse indiri mu majyepfo. Imbere harimo metero 15 zose. Ibi bigaragaza ko babikoze bashaka guhisha amabanga yabo ahantu kure. Abantu bakunda kubishidikanyaho, kabone n'ubwo babibabwira ukabereka ibimenyetso barashidikanya. Bakomeza kukubwira ko urota, ariko ibyo ni byiza, kuko ibyo bikwereka ko abantu babona hahise, inzira z'umwami ziri mu buvumo, uko piramide zisize, kufu, piramide nini cyane itabaho muri ibi bihe. Ibyo rero bikwereka ubugenge bwari bufitwe na Misiri yo hambere. The pharaonic civilization, people admire Khufu. All of these are things it cannot be seen in any civilization, and that to show the magic of the ancient Egyptian civilization. National Geographic.com rutwereka ko piramide zo mu Misiri zifite amateka yambuka ibinyejana, kuko zatangiye kubakwa no gukoreshwa mu myaka yo hambere aho zifashishwaga nk'ibituro abakomeye barimo abami bashyingurwagamo. Zimwe muri piramide zamenyekanye cyane mu myaka ya vuba zirimo iziri ahitwa Saqqara. Aha ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Memphis, aho yamamaye cyane muri zo ari iya Djoser yubatswe hagati y'2630 na 2611 mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa Yesu. Izi ziyongeraho izifite amateka akomeye muri iki gihugu no ku isi yose, zirimo piramide za Giza zibarizwa mu duce duhana imbibi na Cairo. Izi piramide zimaze imyaka isaga 4000, zubatswe zifite amabanga zihariye bitewe n'uburyo zubatswe. Gusa Dr. Hawass ngo hari icyo yazivumbuyeho nubwo abenshi batarabyizera. You know, I really made lots of important discoveries. The most important discovery was first the Valley of the Golden Mummies at Bahriya Oasis. It's a beautiful place that I found a big valley of mummies contained about 10,000 mummies covered with gold. Navumbuye byinshi by'ingirakamaro, ariko iby'ingirakamaro cyane nibyo nakuye mu kibaya cy'abagore b'izahabu. Ni ahantu heza nabonye ikibaya kinini kirimo ababyeyi bagera ku 10,000 batwikirijwe zahabu. Ariko ibindi byakoze ku mutima wanjye n'ubuvumbuzi bw'imva zo muri piramide zubatswe muri Giza. N'ubuvumbuzi kuko nabashije kubona abantu bagize uruhare mu yubakwa ryazo. Ni byinshi navumbuye kuko napimye imirambo yabo ngo menye inkomoko yabo nkoresheje DNA n'amabanga yari yihishe muri abo bagore. Twavumbuye umuryango wa Tutu n'uburyo bishwe. We discovered also how Tutankhamun died for the first time, and we found out that Ramses III was murdered. Ubusanzwe izi piramide ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo ku isi, barimo abanyeshuri n'abashakashatsi baturutse impande zose.
ndetse zahawe ikuzo ku isi kuko zanashyizwe mu zikomeye ku mubumbe mu ziswe the 7 wonders of ancient world. Abahanga bavumbuye ibimenyetso bishya bigaragaza uburyo abakurambere bo mu Misiri bubatse piramide ya Giza. Byerekana uburyo bifashishije ubwato bwatwaraga toni 170 by'amabuye manini y'ibitare bakuraga munsi y'inyanja. Piramide ya Giza izwi nka Pyramid of Khufu cyangwa Pyramid of Cheops. Ni imwe mu zimaze igihe kirekire zibarizwa mu mujyi wa Giza mu Misiri. Uyu musaza wahereka aratuganiriza aratubwira icyamuteye kwiyegurira umwuga wo gucunga ibisigaratongo mu Misiri. When I was young, I was not interested to be an archaeologist. I wanted to be a lawyer. But when I began to study law, I did not stand it. Nkiri umwana sinari nshishikajwe no kuba umunyabisigaratongo. Nishakiraga kuba umunyamategeko. Ariko ubwo natangiraga kwiga amategeko sinabashije kuyumva. Ubwo natangiye kwigira ibisigaratongo. Ubwo narangizaga amashuri nabonye akazi mu ishami ry'imicungire y'ibimenyetso by'abahise. Noherezwa mu bushakashatsi nabonye imva. Imbere mu mva harimo igishushanyo. Ntangira kugihanagura nkoresheje uburoso. Aha niho navuze ko mbonye urukundo rwanjye. Aha niho natangiye guha urukundo no kwiyegurira iby'ibisiga-ratongo. That's when I began to love and to give passion to archaeology. Mu minsi ishize hari urupapuro rwavumbuye bivuga ko rwabayeho mu myaka 2600 mbere y'ivuka rya Yesu. Rukaba ari urwonyine rwabaye ikimenyetso gifatika cyerekana uburyo iyi piramide yubatswe. Uru rwandiko rwanditswe n'uwitwa Mera ruvuga birambuye uburyo inzira zo mu mazi zubatswe zikifashishwa mu gutwara amabuye apima tone 2.5. Akaba yaratwarwaga mu buryo buhambaye kuko yacishwaga mu miyoboro yubatse neza mbere yo gushyirwa mu bwato. Ibimenyetso bishya byerekana ko abakozi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi aribo batwaraga toni 170 mu ruzi rwa Nili bifashishije ubwato bw'ibiti bwubakishijwe imbaho n'imirungo ikomeye cyane. Amateka yagaragaje ko iri buye ryubatswemo piramide ryavanywe mu birometero 12 ahitwa Tura, ndetse ibindi bikoresho birimo amabuye mato yakoreshejwe yavanywe mu mujyi wa Aswan uri hafi y'umugezi wa Nili ni mu ntera kilometero 857. Gusa abashakashatsi ntibemererwa uburyo bikoresho byatwarwaga bikajyanwa mu mujyi wa Giza. Kubaka iyi piramide isumba izindi ari nicyo cyari igituro cy'umwami Farao Khufu mu 2600 mbere y'ivuka rya Yesu. The Sun itangaza ko urwandiko rwanditswe rwakuye amayobera ku buryo iyi piramide yubatswe. Umuhanga mu by'amateka Mark Lehner nawe yagaragaje ko yabonye ibimenyetso bigaragaza aho iyi piramide yubatse. Kurubuga Britannica.com batwereka ko piramide ya mbere ikaba ari nayo nini mu Misiri iherereye ahitwa Giza. Abahanga bavuga ko ari nk'igitangaza gikomeye cyagezweho muri iyi si. Ni piramide nini cyane ifite uburebure bungana na metero 150, iri ku buso bwa hegitari 5.2. Ikabiza mu bintu nyaburanga bikurura ba mukerarugendo ku isi. Iyi piramide bamwe bakaba bahamya ko ngo yaba yari ikintu kitazwi aho cyakomotse. Abandi bakemeza ko yubatswe na aliens. Gusa Dr. Zahi yatubwiye ko yabayeho kubera ubwenge bw'abakurambere n'imbaraga zabo. Ariko se tukibaza bibagezeho rimwe nimwe tukumva bitanashoboka. Kubera iki twabiha umwanya mu buzima bwacu tukumva ko dukwiye kubishishikarira. Dr. Zahi avuga ko ibisigaratongo n'ibimenyetso by'amateka yo hambere nta kinyejana bitareba, uko natwe ngo bazadukomokaho bazaza bashishikariye kumenya amateka yacu. Kuri we ngo harimo nawe bitunze nawe arimo. Archaeology for me is my life. Ibisigaratongo kuri njye ni ubuzima bwanjye, ni ubuvumbuzi, ni ubumenyi, ni ukugaragaza amabanga yahishwa abantu ku isi yose. Mu by'ukuri nizera ko ubusigaratongo ari nk'umuziki mu ntekerezo za buri wese muri iyi si. Abantu bagomba kuba bahamya ndetse bagashishikarizwa no kumenya piramide, bakazisura, bakazizamuka, yewe bakanazimanuka kuko ni inzozi za buri wese. Ndetse kuri njye ni igice cy'ubuzima bwanjye. Dreaming for everyone. For me, it's a part of my life. Umushakashatsi w'amateka Zahi Hawaskani ahamya ko ngo piramide zubatswe n'abantu bahembwaga atari abacakara nk'uko benshi babikeka. Ku rundi ruhande, umuhanga mu by'amateka akaba n'umwanditsi Eric von Daniken yanditse ko
ngo izo piramide zitubatswe n'abantu ahubwo zubatswe n'ibivejuru byabaye ku isi imbere y'abantu bikaza kuburirwa irengero. Aho ntibyaba ari amayobera matagatifu ku mugani wa padiri? Wowe utekereza iki kuri izi piramide zihurirwa na benshi ku isi badasize n'iyonka? Utekereza iki kuri izi nyubako buri wese uvutse agaca kenge yifuza kuzabona n'amaso ye bwite, ku buryo zihuruza abavuye imihanda yose baje kuzireba no kuzitembera? Reka mbashimire kuba mwabanye natwe mu kiganiro ubwo twatemberaga Misiri yo hambere. Ndabashimiye ku mwanya wanyu muduha. Ndabashimiye kandi kuba mudacikwa n'ishuri ry'amateka yo hambere hanze binyuze mu isomo ry'iryo kiganiro cyacu. Nitwa Munezero Emmanuel. Ndabifuriza kuramba. Naho ubutaha inshallah.